Muvandimwe ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 16 n'umurongo wa 14. Uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ariko umunyabwenge arabuhosha. Imana itugirire neza. Irinde uburakari bw'Imana cyangwa se uburakari bw'umwami. Komera ku Mana, aguma mu kuri, kandi ntiwemere ko Satani akugenga. Reka twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo duhagarare tutaneshejwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Tinya Imana iteka ryose kandi igabanya inzira ijya kurimbuka kugira ngo Imana ibashe kwinjira mu mutima wawe. Ubutumwa bw'ubugingo uyu munsi nibwo ukwiriye kumva, ukumva ubutumwa bwiza, ukumva ijambo ry'Imana. Imana ntizakwibagirwa, kandi komera ku gakiza wahawe n'Imana. Rinda ikamba ryawe mwene data muvandimwe kugira ngo ritazangirika. Vana amaso ku bibi, kandi saba Imana ikuzuza umwuka wayo wera kugira ngo ubashe kubaho udatsinzwe. Itondere inzira zawe zose unyuramo, ibyo ukora byose byawe ubyitondere. Kandi nkubwira ngo mwene data muvandimwe, hunga uburakari bw'Imana, kubera ko uburakari bw'Imana ni intumwa y'urupfu ku muntu wese wanze kuyumvira. Satani rero ni umubeshyi, agenda abeshya abantu. Satani nta kintu kizima azakubwira, ahubwo azakubeshya, azagushyeshyenga, azakubwira ibitazasohora, azakubwira ibyo atazakora, kandi azakuryoshya by'akanya gatoya. Satani akwereka iby'ako kanya, ariko iby'igihe kizaza ntabwo abikwereka, kubera ko ni umubeshyi. Icyo aba ashaka n'ubugingo bwawe, icyo aba ashaka ni ukukwangiza, icyo aba ashaka ni ukukwangisha Imana, nta kindi. Koresha ijambo ry'Imana rero, uzatsinda Satani, kandi uzabaho mu mahoro. Imana uyu munsi wa none itugirira neza. Imana igenda ibana natwe, kandi ihangane ukomere, nubwo waba ufite ibibazo byinshi uhugiyemo cyangwa se urimo. Humura, Imana irakuzi, nuyigumaho nayo izakugirira neza. Rero hunga uburakari bw'Imana, nta kundi kubuhunga ni ukuyikorera, no kugira umwete mu gukorera Imana no mu gushaka Imana. Rero reka nkubwire ngo hunga imigenzo mibi ya Satani, hunga ibyo Satani byose yagukoresha, cyangwa ibyo yazana imbere mu maso yawe, agashaka kugukoresha ibidakwiriye. Uyu munsi Satani agenda ashuka abantu benshi, abakoresha ibyaha bitewe wenda n'ubuzima ese baba barimo, ariko Satani we reka mbabwire ko yatsinzwe. N'ibyo yagukoresha ni iby'akanya gatoya, ubundi ejo akaguta, akakujugunya, akakureka. Reka nkubwire ngo guma kuba umukristo, guma kwizera, guma mu ijambo ry'Imana. Imana iracyavugana n'uyu munsi, kandi n'ubu niyo iri kuvugana nawe. Imana iri kukubwira ngo uva mu byaha, Imana iri kukubwira ngo ndagushaka. Satani rero nta ruhara agufiteho, kubera ko uri umwana w'Imana. Nawe uyu munsi wa none ubona byaranze uvuga uti nta guhinduka, ubona byaranze uvuga uti Satani yamaze kunyihebesha, wibera mu byaha, reka nkubwire ngo ngwino nawe ukizwe, ngwino tubane, ngwino ubohoke, ngwino dusenge, ngwino dushaka Imana, kubera ko Imana yacu ni nyempuhwe, kandi ni umubyeyi udukunda cyane. Reka nkubwire utege amatwi ijambo ry'Imana, kandi wumvire Imana, nawe uzaba mu mahoro kandi uzagira umunezero. Kurikira inzira y'ubugingo, kandi komera ku Mana y'ukuri, Imana yo mu ijuru, Imana itajya yibagirwa abayo. Rwanya umwanzi w'ubugingo bwawe ushaka kukunyaga ikamba ryawe, ushaka kukunyaga ubuzima bwawe bw'ikindi gihe kizaza. Uwo nguwo mwirukane, kandi umuhunge, bizakunda. Ashyira Imana imbere. Nyemerera Satani yo kukugiraho uruhare, nyemerera Satani yo kwivanga mu buzima bwawe, yo kuguhindura imbata y'ibyaha, cyangwa se yo kuguha umutima wo kudakunda Imana. Ahubwo murwanye, kandi umurwanyisha amasengesho. Umubwire uti mfite isezerano nasezeranye n'Imana, kandi ni isezerano ry'ubugingo. Bene data rero, turi mu isi, turwana na byinshi, turwana n'ibyaha, dufite byinshi biturwanya, ariko hari imbaraga z'Imana. Mu gusenga, mu kumva ijambo ry'Imana, Imana izagenda itugirira neza. Rero shyira amizero yawe kuri Kristo, kandi Yesu ndabizi azahindura ubuzima bwawe n'umutima wawe wose, kandi uzagira amahoro. Mwene data, ihatire kwigirira icyizere. Wowe igirira icyizere, uvuga uti nanjye Imana yanyumva, nanjye ndi umwana w'Imana, kandi ubwira Imana uti ubugingo bwanjye ndabukweretse, ndabushinganishije, Satani nta ruhare amfiteho.
rero gabanya kwigirira nabi, gabanya kwihemukira, gabanya kwibuza umunezero n'ibyishimo bituruka ku Mana. Imana yacu ikunda abayo, kandi reka nkubwire ngo hora mu masengesho, hora usenga, hora ubwira Imana uti Mana makunesha amagutsinda icyaha n'igisa nacyo, kandi ibyo bizatuma Imana ihabwa icyubahiro, nirangiza nawe ikugereho, ubuzima bwawe buhinduke. Reba ubugingo buzaza, uharanire kureba hirya kure hazaza hawe, kuko Satani wakwereka nonaha uko bigomba kugenda, ariko mu gihe kizaza ntabwo ashobora kukugira inama. Komera rero ku murimo, komera ku muhamagaro wawe wahamagawe, kandi ibyo byose nibyo bizatuma Imana ikumva. Kandi nawe nkubwira ngo umvira ijwi ry'Imana. Uyu munsi Imana iri kuvugana nawe, uyu munsi Imana iri kuguhugura, uyu munsi Imana iri kugushaka. Rero reka nkubwire ngo ntiwigirire nabi, komeza kuba uwera imbere y'Imana, kandi uko uteshutse ujye ubwira Imana uti Mana mbabarira, Mana mfasha. Nubwo wafata umwanya mutoya ukajya imbere y'Imana ukabwira Imana uti Mana, kubwira ijambo ryawe ndashaka kugaruka, kubwira ijambo ryawe ndashaka kubana nawe, ndashaka ko utaha mu mutima wanjye, ndabizi Imana izabikora. Wicogora rero, kandi guma mu muhamagaro wawe, fata icyemezo cyo kwihana, fata icyemezo cyo kubana n'Imana, kandi ugire kwizera mu mutima wawe, wumve ko byose Imana ibishoboye. Wicogora mwene data, gucogora ni ibintu bibi cyane, ni uguteshuka. Witeshuka, wicogora, wiva mu nshingano Imana yaguhaye. Uyu munsi ongera ugirire Imana icyizere, ubwire Imana uti kuva na cya gihe warandinze, ubu ngubu nkaba nkihumeka, nkaba nkiriho, kandi kuba warandindiye no mu byo nagiye ncamo. Ubwire Imana uti Mana ndagushimye kuko uyu munsi wa none wakomeje kundinda, nkaba nkiriho, nkaba ngihumeka, nanjye sinzacogora kugukorera mu buryo bwose. Imana rero ikomeze iguhe umugisha kuko wemeye kugaruka, kuko wemeye kuyikorera, kuko uyu munsi ushyize umutima wawe imbere y'Imana, kandi ukaba ugiye kuyikorera, ukaba ugiye kuyivugira. Imana iguhe umugisha, Imana kandi igukomeze. Reka mbabwire ngo nta cyiza cyo kuba mu byaha. Ibyaha ni bibi, ibyaha bidutera kwanga Imana, kandi se ibyaha binadukoza isoni rimwe na rimwe, ugasanga nyine dukozwe n'isoni kubera ibyaha. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo komera, kandi nukomera buriya burakari bw'umwami twasomye mu migani ntabwo buzakugeraho. Irinda ibinyoma, arinda ubuzima bwawe bwose. Impamvu yatuma Imana igira uburakari kuri wowe uyu munsi uyirinde, kandi Imana izagufasha, izakugirira neza. Imana yacu itinda kurakara, ariko iyo umuntu ayinaniye igifata imyanzuro, kandi imyanzuro y'Imana ntabwo iba ari imyanzuro myiza. Ushobora guhura n'ingaruka n'ibyo Imana yari yaraguhaye byose, ugasanga biragiye kubera ko wanze kumvira Imana, kubera ko wayinanije. Uyu munsi rero winaniza Imana. Uyu munsi Imana iri kukubwira ngo ngwino, uyu munsi nanjye ndagushaka. Muvandimwe, Imana nta muntu ijya yanga, Imana ikunda abantu bose. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo nguhe ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo rigusubizamo intege, ijambo rikubwira ngo ngwino dusenge, kandi uzagarurwamo imbaraga, uzabaho mu mahoro niwemera kuza tugasenga, niwemera kumva ijambo ry'Imana. Ndabizi ubuzima bwawe buzahinduka rwose. Nk'uko nabibabwiye rero, Satani ntabwo yifuriza abantu ibyiza, ahubwo Satani arwanya ijambo ry'Imana, Satani arwanya abakora ibyiza, ahubwo agashaka abakora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka. Uyu munsi rero reka twirinde kumuha urwaho, ndabizi bizatugirira umumaro. Mwene data muvandimwe rero, ijambo ry'Imana ni iryawe, ijambo ry'Imana mba nariguhaye kugira ngo uryumve, ujye ufata umwanya uryumve, kandi nurangiza uriha agaciro. Imana izakugirira neza. Imana ibaha umugisha kuba mwemeye kubana nanjye, kuba mwafashe iki gihe cyose mukankurikira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nk'uko nkunda kubibabwira, ijambo ry'Imana rishyiraho buri munsi, mba nifuza ko waryumva, ugafata umwanya mutoya ku munsi ukumva ijambo ry'Imana, ukabohoka, kandi ndetse ukaba warisangiza na mugenzi wawe, cyangwa se na mwene so wundi, kugira ngo ijambo ry'Imana rigere hose, kugira ngo buri wese abashe kubohoka. Kuko muri iyi minsi abantu benshi barananiwe, abantu benshi bararushye, abantu benshi bakeneye ijambo ry'Imana, bakeneye kubohoka, bakeneye kuva mu byaha. Abantu benshi rero baragukeneye, nanjye barankeneye. Ngwino
ngwino rero dusangire ijambo ry'Imana, ngwino buri munsi tubane, Imana izaguha umugisha. Ndabakunda, amahoro n'imigisha n'ibibane namwe. Shalom, shalom.